ikindi izo mpano zose numvisha wavuze zigera muri 20 wowe nyir'ubwite izina ryanjye nindi kubwira ngo urahita umenya ubwira n'impano yawe twagiye urumva nibyo nari nkubajije ati witwa nde yego Pacifique ubundi cyane nanjye nkubwira ijyanye n'ijyakabyiniro oya iry'ukuri Pacifique buri iryo umbwiye birahagije yego kuko Imana niyo yakwimitse sinjye wakwimitse yego Imana uri umuyobozi ukaba n'umuvuga butumwa niyo role Imana yaguhaye tukiraho Eliel iri jambo ubyumvishe gute ngewe uko myumvise 97% birahura akurahiye ntago beshye urakoze ku buhamya utanze Imana ntago beshye usanze imyitwarire yawe nibyo avuze bihura mahwi keretse kari akavuze ndashaka undi muntu shakira undi muntu shaka bose bazanye ahubwo jewe haraka abantu 20 twandika izina rya Pacifique muri phone tukabara inyuguti none twamara kubara inyuguti tugahita tumubwira impano ye none tukabara n'inyuguti zisa phone umuriro washiranyemo ubwo niba uyifiteho bikore ndabigufashamo telefone yanjye wandika izina ryawe mbegufashemo na ndayandika he andika unyuze muri message wandika izina ryawe none uze ngufashe ndandike mu kinyarwanda neze nk'umuntu ugiye kwandikira umuntu wandika izina rimwe uzane ngufashe mu kinyarwanda iyo mpano rwose Imana yarayimaye kandi niteguye mu kinyarwanda apana mu cyongereza wandika igira inyarwanda Pacifique ngiryo gazana hano barize inyuguti bazibare inyuguti zose imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi umunani Pacifique bisobanura akunda umuntu utamwicira gahunda akunda kuba ahantu heza akunda isuku akunda kuba mu buzima bwiza ubuzima bugoye bujera bwacya ko nabukunda Imana yahaye intambwe z'umugisha n'amaboko y'umugisha Imana yo no kwikorera si gukorera abantu nukorera abantu bazatera imbere ariko we ntuzatera imbere niyo yaba ari na company uzayizamura igeze ku rwego rwiza ariko we ntuzatera imbere iki Imana yakuvuze yaguhaye impano yo kwikorera niyo Imana yaguhaye hari inyuguti ebyiri zisa ziri mu izina ryawe harimo nka ebyiri cyangwa ekandebe nazo zose zirimo zihe ebyiri yego Pacifique Imana yagunyura mwereka ibyo rose akayibona ariko ubu ngubu nagukirwa ukabya inzozi uzagira umuntu uvuma ahubwo umuvunye byamufata ngo gasubiramo shitani yaguteje gukundwa n'abagore n'abakobwa cyane nuteba amaso aho ngaho rwose umurimo w'Imana nawe uzakora nuteba amaso rero twakomeza mu kiganiro cyacu ziranye gute zigize izina ryawe ndagufasha andika mpawe n'Imana irindi Eliel ni mu kinyarwanda andika Eliel nta kibazo eshanu ebyiri wanditse Elias we Eliel mu kinyarwanda imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi okay Eliel bisobanura ngo yanga umuntu umubangamira akunda guhora atuje ariko akunda amakuru akanga n'akarengane Eliel bisobanura umunyakuri nashobora ko nuhohoterwa cyangwa urengana bamubaza ari uyu wakoze ikosa n'uwuhe ahita avuga ati warikoze n'uriye Eliel buriya n'ikitangaje kera yakundaga guhurura kujya kumva abantu bari kurwana cyangwa bari guhohoterwa abandi akabatabara ariko nago kiri kubigendamo neza aho ngaho bavuze ngo niteranya mama we nawamenya aho ngaho rero uri kugenda mu mbaraga nkeya ahubwo agombye kukurukiza wa muhamagaro ufite ubutabazi Eliel nako ni Eliel yego wayase kabisa reka nongere mbifuriza ibihe byiza muryango mugari wa Rafa TV kambabwire ngo aho muri hose mukomeze mugire ibihe byiza amahoro Imana nakomeze abane namwe abari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwajye kambabwire ngo turabakunda cyane ndagushimira wakanze subscribe ugatera comment ugashirenga n'ibiganiro byacu bya buri munsi rero Imana yagikomeza ikundebere icyoroshye uyu munsi rero twagize gutya kuri Rafa TV tugirirwa amahirwe yo kubana na mutumishi cyangwa se ndamwita umuntu udasanzwe kuri YouTube channel yacu kabisa ni impano twongeye kubona idasanzwe ije kugira ngo yiyereke abanyarwanda ndetse n'isi yose komera cyane murakoze cyane meze neza cyane tugwaye ikaze kuri Rafa TV murakoze cyane twishimiye kubana nawe nanjye nishimiye kubana nawe mbere yuko wibwira abantu
hari ukuntu iyo umuntu afite tara yibwira abantu ntarinze no kubivuga. Twagiye Kara ya mbere mfite indirimbo mbanza kuririmba gatoya. aho ngaho utaranambya n'indirimbo uhita ubyinjiramo tayari ngata numva ibyari hasi 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 ku musenyi, hasi ku musenyi hanyandurije ikote, ndi kumwe na fiance, uwo nkunda ari hehe, uwo nkunda ni hehe mama, waba uri mu mihisa, waba uri mu muhanda, waba uri mu ndege, jya utekereza ukunda we, waba se urwahaye, tekereza ukunda we, ngwino mukunga wanjye, ngwino nkwihoreze. wow papa kunyemeje hari umuntu wegeze kubwira ko uririmba nka byumvore ari ukuntu ujyana nka byumvore neza sinzi iri bumuzi uriya musaza. Ndamuzi cyane, ninjye muntu wa mbere ubikubwiye. byumvore urabona ko ndi uwa kera, yego nakuze mwumva, naramukundaga cyane, iyo ritime nahise nanjye numva ko ngomba kuzaririmba mwigana. Yego okay. Aha tukiri aho ngaho rero umuratangira mwibwira abadukurikiye. Nitwa Nsabimana Emmanuel. Izina rero bamemba rindi cyangwa numva ko naryo ari mwiryange, nitwa Mpano y'Imana. Mpano y'Imana. Mpano y'Imana. Mpano y'Imana. Ati ukivuga Mpano y'Imana rero hari ukuntu abanyarwanda bahita bumva ko uri so talented, ufite impano zitandukanye cyangwa se ufite impano iri hejuru cyane ariko wenda itarajya ku rwego wifuza. Yego. Impano yawe wowe ugitangira kwiyumvamo impano yo kuririmba byaje ryari, byatangiye gute? Bo iyi mpano yakuze numva ari ibyanjye. Yego. Ariko naje kunguka iyi mpano yo kuririmba, nsa nkaho nayiririmbye n'inkuramo n'indirimbo ebyiri, ariko mfite indi mpano naje kunguka 2017. Yego. Yaje mwihushurirwa ndyamye cyangwa mu nzozi. Imana rero imfashanyigisho yabanje kuma 19. Yego. Izo mfashanyigisho ni z'umwuka wera. Noneho igenda inanyereka kuntu abantu bazihonyora cyangwa bazigendamo nabi bakabasha kutumuco. Yego. Rero niyo mpamvu nshaka kuzibanyuriramo. Twagiye. Iya mbere ni urukundo. Iya kabiri ni ukwihangana. Iya gatatu ni uguca bugufi. Iya kane ni ukubabarira. Yego. Iya gatanu ni ibanga. Iya gatandatu ni ukwirinda guhubuka. Yego. Iya karindwi ni ukutabangama. Iya munani ni ukubahiriza gahunda. Iya cyenda ni ukugira ukuri. Iya 10 ni ukutajagaraza abandi cyangwa wabuze ituze. Iya 11 ni ukudahoza ku nkeke. Yego. Iya 12 ni ukutabeshya cyangwa ubeshyira abandi. Iya 13 ni ukutajya impaka guteza ibibazo. Yego. Iya 14 ni ukwifatira ibyemezo, wafatira ibyemezo abandi, kwibuka kubabarira, kuko utababariye nazabarirwa uwanze mwene se n'umwicanyi. Iyo ubabariye nibwo ubaye intwari kandi ugatangira no kubohoka cyane. Iya 15 ni ukwikundira no kwishimira. Iya 16 ni ukutiha iby'abandi, ariho hava kwiba. Yego. Iya 17 ni ukutarenganya, ukarenganura. Atari ukubona umuntu wamurenganyije usi nkaho wanze kuvuga ukuri wabonye, umuntu bakamufunga imyaka nk'icumi kandi wowe wari we wagomba kumujyana ukatanga amakuru bakamurenganura. Yego. Iya 18 ni ugutanga umwanya bakakunenga. Niyo ni impano yawe. Iya 19 ni ukwinjira mu byano ugakemura ibibazo udateje ibindi. Iya 20 umuzi w'icyaha unangira umutima ugatuma amatwi atumva. Umuzi w'icyaha unangira umutima. Umuzi w'icyaha unangira umutima ugatuma amatwi atumva. Mwene data rero unkurikiye cyangwa se wumva tuvuga ururimi rumwe cyangwa niwe waba wumva tutavuga ururimi rumwe, ushobora kuzabibwira undi wenda mu rundi rurimi. Izi mfashanyigisho nizo ziranga umuntu nyamuntu ufite ubumuntu. Iyo uzigenzemo nabi nta kintu uba wifitiye. Rero ndashaka kubasobanurira uburyo izi mfashanyigisho Imana yazimaye n'icyo yazivuzeho, kandi n'icyo zigiye kugirira inyungu sosiyete cyangwa se inyungu urubyiruko cyangwa n'undi muntu uzumva. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma ntaguciye mu ijambo ndagira ngo wenda mu bintu uza kwibandaho hari impano ya 20. Ni impano ya mbere. Uza kubitindaho cyane. Ikindi izo mpano zose numvisha wavuze zigira muri 20. Wowe nyir'ubwite. Ubu mfite umvuze 20. None hari n'izindi 10. Hari n'izindi zisigaye. Reka tuzitege mu kindi kiganiro. Urakoze cyane. Hanyuma izo mpano 20 zose iyo uzibangikanyije ukazishira hamwe
bibyara wowe uriwe nona. yego Noneho ndashaka umbwire iyo urebye wowe uriwe nona, tuvuge wenda urabona ko uri kugenda ukura, uri mu zabukuru sibyo? yego Kuba utarahise utumbagira cyane ngo ukore ibitangaza nk'iby'abandi, nuko za mpano wari kuzitegurira inzira cyangwa nawe ushaka kuza nka gisupusupu? oya buri isaha yose isaha igira igihe ni igihe cyanjye cyari kitaragera, ariko nkaba Imana ishaka kugira ngo igihe cyanjye noneho kikaba cyageze kugira ngo impano yanjye izi mpano zimenyekane, sibyo? izo mpano kweri buriya ziramfashanyisho mvuze 20 wari uzi se ko buriya ngewe nzi no n'imico zirimo imico y'umuntu mu mico yawe ndayizi, imico ya buri muntu mbanyizi kandi mvuga ushobora kuvuga n'izina nkakubwira impano yawe Harvest, icyo cyo nayo ni impano yaburetse imico yanjye urayizi cyane, mbwiramo nk'itanu. ndakubwira imico yawe usangiye n'abandi twese dusangiye, ariyo mpamvu izi mfashanyigisho iyo dusangiye n'abandi ntabwo bari imico yanjye uretse gatoya urama umwanya uri kunkoresha kumena umwanya ngiye gusobanura buri kantu uburyo kagiye kaza n'uburyo izi mfashanyigisho ari umuti cyangwa se ari umuti ku muntu uzumva. Yego, iyo buriya ngo wowe uko mubara iminsi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, ngiye siko twebwe siko tubara mu buryo bw'umwuka wera. Ngewe mu buryo bw'umwuka wera tubara umunsi wa mbere tuwita umunsi w'urukundo. Mu buryo bw'umwuka wera umunsi wa mbere utwibutsa uwa mbere wageze ku isi, wa mbere ari wa Adamu, Imana imuhumeke mwuka wayo, ari we wa mbere bahereyeho babara. Yego, uwa mbere umuntu wageze ku isi bwa mbere. Yego, none umunsi wa kabiri wumva ko Imana yamuhumeke mwuka ni urukundo, Imana n'urukundo. Yego, umunsi wa kabiri tuwita umunsi wo kwihangana. Imana ibona ko Adamu atagombye kuba wenyine, haboneka Eva. Yego, umunsi wa gatatu twebwe uburyo tubara tuwita ubutatu butagatifu. Yego, guca bugufi, butatu butagatifu, Imana, Umwana, Umwuka wera. Yego, umunsi wa kane niho twacunguriwe. Yesu ari ku musaraba agenda yitegereza abantu bose bari bari kumubamba, babonye ngo nibabambure baraba babambe Yesu, arabitegereza bareba, yabareba akabonamo shitani. Aravuga ati ariko nabo bano bantu ndababare, nabo nta cyaha bakoze, nabo sibo. Yesu arababara, naho twacunguriwe undi twarabo kutababarirwa, kuko Yesu yararebye abona ko abantu bari bari kumubambisha, abona ko n'abatari bari shitani barimo. Yego, niho havuye kubabarira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nutabara nuzabarirwa wanze mwene se n'umwicanyi. Umunsi wa kane witwa kubabarira. Umunsi wa gatanu kwitwa umunsi w'ibanga. Ubona ko umuntu agira intoki 5 na rutoki rwa gatandatu rubaho. Yego, n'uruhari rwitwa karegeye. Yego, umunsi wa gatandatu Imana, umunsi wa gatanu rero witwa ibanga. Imana niyo ifite ibanga ku muntu. Umunsi wa gatandatu witwa kwirinda guhubuka. Kwirinda guhubuka ni umumarayika waje kwishanisha n'Imana ubwo yabazaga Imana ngo yaremye umuntu tutangishije inama, igihe atarasubizwa ahita ajya kugumura abandi bamarayika. Imana iramuvuma, yitwa shitani. Buryo umuntu ahubutse shitani bimuteye. Bene data ujye wirinda guhubuka. None rero imfashanyisho ya 7 ubwo iminsi ndayirangije. Imfashanyisho ya 7 rero navuze ngo kutabangama ni imico yawe usangiye natwe, ariko iyi mico kwera ko abantu benshi bazi ko bitigwa, Imana yanyigishe kubigisha ibi bintu kuko yabonaga imaye ibintu bikomeye, ariko izi ko nzanabikora, niyo mpamvu ndi kubikora. Imfashanyisho ya 7 ni kutabangama. Wanga umuntu kubangamira, ukunda guhora utuje, ariko ukunda amakuru, ukanga n'akarengane. Aha rero uburyo bimeze Imana ibishaka ku muntu, igihe wanga umuntu kubangamira nawe ntukagira ubangamira. Igihe ukunda amakuru ujye uyumva, ariko wirinde kujya kuvuga inkuru utahagazeho, kuko iyo ugiye kuvuga inkuru utahagazeho utari umunyamakuru uburinjajwa cyane. Igihe wanga akarengane jye wirinda kugira urenganya. None rero aho dutandukanira ni hahandi, igihe wanga umuntu kubangamira ubangamira abandi. Rero ubwo icyo gihe icyo wanga si cyo ukora. Igihe ukunda amakuru uvuga inkuru utahagazeho, rimwe na rimwe nturi umunyamakuru, ugiye mu rukiko akora ngo ibyo uvuga ubikura hehe, ntago ugaragaza aho bikura, kuko ugeze Imana abanyempano bafite akaga muri iki gihe, muri iki kinyejana cyangwa kuri isi. Ntago impano zikizamuka, ko abanyempano n'abantu batize. Abantu batize rero kuko bafite izo mpano
kandi bakaba batagaragaza n'aho bikura, dufite akaga, turi mu kangarateta abanyempano kuko tuba tutagaragaza ibintu tubikura. Nibemera ko Imana itanga impano. Noneho umunyesiyansi arakubwira ngo ibyo mvuga narabyigiye, mfite urupapuro bigaragaza, noneho wowe ubwawe ukabura aho wowe ibyo uvugaho bikura. Kandi niwe niyemera impano, niyemera impano y'Imana. Bive ngo uyubona kuhera ku mudugudu umunyempano atayobora, akahera ku kagari atayobora, akagera ku murenge atayobora, akajya ku karere akaba atayobora, icyo ni ikikwega ko umunyempano nta jambo bafite uretse Imana yo mu ijuru igomba kumurengera. Niyo mpamvu natwe tuba tugaragaza impano kugira ngo Imana itwumve, cyangwa se n'abandi bafite impano nkatwe bahore basenge bizere Imana ko impano zabo ngiye ngira ubuntu mbashije kuba mumaye televiziyo kugira ngo ngaragaze iyi impano, ariko ndababwiza ukuri ko nimutinyuke muvuge impano zibarimo, uko impano zanyu zirakenewe. Yego. Rero nari ngeze ku mico ya karindwi, wanga umuntu kubangamira, ukunda guhora utuje, ukunda amakuru, ukanga n'akarengane. Icyo uwanga nawe ntuzagikorera abandi. Ifashisha munani, ukunda umuntu utakwicira gahunda, ukunda kuba ahantu heza, ukunda isuku, ukunda kuba mu buzima bwiza, ubuzima bwawe bujura bwacya ko n'ubukunda. Bive ngo icyo Imana ishaka kuri wowe, igihe ukunda umuntu utakwicira gahunda, nawe ugomba kubariza gahunda. Igihe ukunda kuba ahantu heza, iyo suku ugomba kwitoza n'abandi. Igihe umukozi yagukoreye ugomba kumuhembera ku gihe. Ariko aho dutandukanira n'abandi b'abapagani, bo bakunda umuntu utabicira gahunda, iyo bishe gahunda ntibasaba imbabazi cyane. Iyo bakunda isuku, ariko iyo suku nibayitoza abandi, niyo umukore naguhembera ku gihe, aho no dutandukanira cyane. Imico rero myiza ifashisho ya 9, wanga umuntu gutesha umutwe muri character yawe, ukunda umuntu ugira ukuri. Ukimara kubona benshi nta kuri bagira, ugenda usa nkaho uvuga ati wakege kakugi. Yego. Abantu benshi bagiye bamemukira, uyu nguyu we yaba ameze nkawe, ariko ndakubwiza ukuri. Ikimana idushakaho ni ukugira ukuri mu mudugudu utuyemo, mu gace aho uri, bakaba bazi ko uri umunyakuri. Niba ubona baraguhemukiye batarabanya kuri ku buzima bwawe, bababarira, ubohora umutima, ubohore n'ubugingo. We mu gace utuyemo babe bazi ko uri umunyakuri. Hajya avuze ko witwa nde? Ngewe nicyo kintu wagura koze cyane. Buriya nicyo kintu buriya numvaga. Hajya witwa nde kugira ngo wumve ko biza gukunda. Pacifique. None ndagira ngo uze kubwira abatumirwa cyangwa se abantu badukurikiranye, hari impano bambwiye numva ndatunguwe buriya. Irakoze cyane. Kumwa ngo ufite impano yo kumenya imico y'umuntu. Niyo nari ndimo. Kambwira none ngiye birabitse bintera ubwoba kumva ngo uzi imico yanjye, sibyo? None kambwira ngo izina ryanjye nindi kubwira ngo urahita umenya. Kubwira n'impano yawe. Twagiye. Urumva nibyo nari nkubajije ati witwa nde? Yego. Pacifique. Ubundi cyane nanjye nkubwira ijyanye n'ryakabyiniro. Oya. Iry'ukuri. Pacifique buri ibyo umbwiye birahagije. Yego. Pacifique ubundi ukuntu tumenya impano y'umuntu, twandika izina rya Pacifique muri foni, tukabara inyuguti. None twamara kubara inyuguti tugahita tumubwira impano ye. None tukabara n'inyuguti zisa, foni umuriro washiranyemo, ubwo niba uyifite wowe bikore ndabigufashamo. Telefone yanjye. Wandika izina ryawe mbegufashemo nta kibazo. Ndayandika he? Andika bize muri message, wandika izina ryawe. None uze ngufashe. Ndandike mu Kinyarwanda. Neze nk'umuntu ugiye kwandikira umuntu. Wandika izina rimwe. Uzane ngufashe. Mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Iyo mpano rwose Imana yarayimaye kandi niteguye. Mu Kinyarwanda, apana mu Cyongereza. Wandika igira Inyarwanda. Pacifique. Ngiryo. Gazana hano barize inyuguti, bazi bari. Inyuguti. Zose. Zose. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pacifique bisobanura akunda umuntu utamwicira gahunda, akunda kuba ahantu heza, akunda isuku, akunda kuba mu buzima bwiza, ubuzima bwowe bujura bwacya ko nabukunda. Imana yahaye intambwe z'umugisha n'amaboko y'umugisha. Imana yo no kwikorera si gukorera abantu. Nukorera abantu bazatera imbere, ariko we ntuzatera imbere. Niyo yaba ari na kampani uzayizamura igeze ku rwego rwiza, ariko we ntuzatera imbere. Iki Imana yakuvuze yaguhaye impano yo kwikorera. Niyo Imana yaguhaye. Hari inyuguti ebyiri zisa ziri mu izina ryawe, harimo nka A ebyiri cyangwa reka ndebe ntazo. Nazo zose ziramo. Ari zirimo? Zihe? I ebyiri. Yego. Pacifique Imana yagunyura mwereka ibyo rose akayibona. Ariko ubu ngubu nagukirwa ukabya inzozi. Uzagira umuntu uvuma ahubwo umuvunye byamufata. Ngo gasubiramo none. Ndavuze ngo Pacifique harimo I ebyiri. Yajyaga akunda kurota inzozi, agakunda no kurotora ibyo yabonye, ariko naga ariko bikimeze. Aho ngaho
habayemo imbaraga nkeya wenda nko mu bubyutse bwo gukorera Imana, Yego. aho ngaho hitondere. Ikindi hari inyuguti duhita dukuramo zire ebyiri zisa, Yego. izidahura zikaba esheshatu. Pacifique bisobanura umunyamugisha, umunyamahirwe, umuntu ufite impano y'Imana yo kugira abantu inama, gusengera abantu, kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, gukundisha abantu Imana. Ariko igitangaje, shitani yaguteje gukundwa n'abagore n'abakobwa cyane, nutaba amaso aho ngaho rwose umurimo w'Imana nawe uzakora. Nutaba amaso. Rero twakomeza mu kiganiro cyacu. Oye buretse genda umusobanuzi w'amazina ukavuga izina akubwira impano yawe, niyo Imana yamaye. Reka nkubwire irindi. Imfashanyigisho ziranga umuntu mwiza, reka nkubwire irindi. Azimubwira ni nazo ndimo. Ngegerageza umbwirire izina. Nta muntu ubariza undi kirazira, buri muntu wese mba afite foda ye. Reka ngiye nkwibariza iryangira. Urakoze cyane. Andika izina ryawe. Abavugira ikirisitu cyangwa andika izina ryawe, numara kuryandika byandike muri message, ubarira zira nyuguti zigize izina ryawe, ndagufasha. Andika mpawe n'Imana. Irindi Eliel ni mu Kinyarwanda. Andika Eliel nta kibazo. Eshanu nuko ebyiri wanditse Elias we. Eliel Kinyarwanda. Yes, mu Kinyarwanda. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Eliel bisobanura ngo yanga umuntu umubangamira, akunda guhora atuje, ariko akunda amakuru, akanga n'akarengane. Eliel bisobanura umunyakuri, nashobora kubona uhohoterwa cyangwa urengana, bamubaza ari uyu wakoze ikosa n'uwuhe, ahita avuga ati warikoze n'uriye. Eliel buriya n'ikitangaje, kera yakundaga guhurura, kujya kumva abantu bari kurwana cyangwa bari guhohoterwa abandi, akabatabara, ariko ntago kiri kubigendamo neza. Aho ngaho bavuze ngo niteranya, mama we na wamenya. Aho ngaho rero uri kugenda mu mbaraga nkeya, ahubwo agombye kukurukiza wa muhamagaro ufite ubutabazi. Eliel ni Eliel? Yego niko nibyo. Bivuga ngo harimo i ebyiri zisa iki? Harimo i ebyiri zisa na e ebyiri zisa. Eliel bisobanura iyo zuba zidasa n'eshanu, zireba izidasa. Zidahura. Zidahura n'ebyiri. Oya zigenda imigemo idahura. Ni ra na ya na ra. Nimwe idasa n'indi wenda zidahura. Harimo ra ebyiri, sibyo? Harimo e ebyiri, harimo na i ebyiri. Eliel ikintu kitarimo kimwe, ikintu kirimo ebyiri ni ya. Nine izidahura nizo nashaka. Ni ya yonyine. Bivuga ngo impano ye twayibonye, impano ye ni umuyobozi, niyo Imana yamuhaye. Ikindi wanga karengane n'agasa nkako ko n'umunyakuri wabyumvise. Ikindi zira i ebyiri bivuga ngo Imana iramukunda cyane, aho afite none akagarukamo na ya ebyiri na ra ebyiri. Ya ni imwe. Ra ni imwe. Ya ni imwe, nta zindi zigarukamo zihura. Harimo ebyiri. Aha, zira ebyiri bivuga ngo ni umunyamugisha nawe afite impano y'Imana yo gusengera abantu, yo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana no gukundisha abantu Imana. Bivuga ngo nuzagira umuntu uvuma wa mugabo we, umuvumye byamufata, kuko Imana niyo yakwimitse sinjye wakwimitse. Yego. Imana uri umuyobozi ukaba n'umuvuga butumwa. Niyo role Imana yaguhaye. Tukiraho. Eliel, iri jambo ubyumvishe gute? Njye uko myumvise 97% birahura. Ndakurahiye. C'est vrai? Ntago beshye. Urakoze ku buhamya utanze. Imana ntago beshye. Usanze imyitwarire yawe, yawe nibyo avuze bihura. Mahwi. Keretse kari akavuze. Ndashaka undi muntu. Shakira undi muntu hano. Shaka bose bazanye. Ahubwo jewe haraka abantu 20. Hari akantu ngiye nakubaza ku kijyanye na kiriya wari uvuze cyo kuba cyo guhurura. Boss ariya guhurura navuga ngo wari ufite ishyaka ryo gutabara, guhurura kugira ngo umenye uhohotewe, ariko usige wango wagenda gakeya nabaza uko byatangiye uko byagenze. Aho niho nakubwiye ngo Imana ikubonamo nabi, wagombaga kujyayo amakuru ukayagiye ko bitoroshye, ukajya ukifatira amakuru mboni warebesheje amaso utayahawe. Kuko umuntu muri iyi minsi aragoye, umuntu bakugerekera, umuntu yaza kugerekera afite icyapfa na wa wundi. Niyo mpamvu rero gukura umuyobozi jya wigendera wigireyo kuri tere iki Imana igushakaho nicyo ngicyo, niwe muyobozi ishaka. Yego ndumviye nta wundi muntu ubonye hano azana bashaka nta kibazo, niyo Imana yampaye. Tworoshye cyane. Uraza uvuga izina ubwira impano yawe. Ngo mubwire izina ryawe.
izina ryawe ryonyine none se hanyuma wimugora muri karagiteri ye yanga umuntu umutesha umutwe akunda umuntu ugira ukuri mu byo avuga akimara kubona benshi nakuri bagira najyizera umuntu atazinga amwizere amwimariremo urafunza kumva ku mutima byavuye ku bantu batigeze babanya kuri ku buzima bwe mwibarize nibyo ra mubaze niyo mpamvu yabiteye avuze ngo muri karagiteri yawe wanga umuntu ugutesha umutwe ukunda umuntu ugira ukuri ukimara kubona benshi nakuri bagira ku buzima bwawe byaguteye kutongera kwisanzura ku muntu wese ubonye utazi umwizere umwimariremo kubera ko wafunza kumva ko umutima bivuye ku bantu batabaye abanyakuri ku buzima bwawe ubusanzwe uri umunyakuri iyo umuntu akubeshye abasemeye n'undi uzaza bivuze ngo ubwo nawe nakwibeshyeho wowe ntabwo uranyisanzuramo kuko nagunze ubwo se ngewe ubwoba mfite ni uko nshobora gukeka ko nawe uri umwe na ba bandi nahuye nawe ko yakuvumbuye abo umwe agatukisha bose wowe mera nk'umugeni utegereje umukwe genda umushyitsi ntabwo wamura ibyabariye yego ibi navuze wumvishe biwe n'imico yawe ari hafi biri hafi guhura ahubwo nibyo wibeshya nibyo urabona ko impano yagaragaye impano yamaze kugaragara hanyuma ubu bushobozi niba atari ibanga ubukurahe nakubwiye ngo ibi bintu byaje nkiyerekwa mfite imyaka hari nka 25 byaje nkiyerekwa genda imana imaze no mfasha nyigisho nkubwiye nakubwiye ko imana yamaye mfasha nyigisho 30 navuze 20 nshatse nanazisubiramo njye wambwiye ngo oya hari izindi wambwiye 10 ngiye nshaka tuzaganiraho 10 tuzazigana mu kiri kiganiro yego ndashaka umbwire mfasha nyigisho ndagira ngo umbwire ukimara kubona iri yerekwa imana yakweretse ko izi mpano ugomba kuzatura ukazikoresha yego wowe muri wowe nta kintu cy'ikikango wagize ahubwo ngira ikibazo cy'uko abo mbibwira mbona bikanga bose ntabwo bakubwira ko ushobora kubukorana n'imyuka mibi oya nawe urambwira gutyo ahubwo barambwira ngo iyi mpano yawe ni imana idasanzwe none se biza mu mutwe cyangwa wumva biri kuza mu mutwe wawe ukumva nyine cyane ibintu uri gutekereza amazina amara kwandika izina nkahita mfata zira alphabet ziramfashisha 20 nkagenda mbara zira nyuguti aho ziguye niba ni nyuguti 9 bihujwe na za nyuguti 9 nkahita menya uriwe niba imige mwisa nkahita menya igisobanuro cyabyo hanyuma byashoboka ko wazinyigisha nanjye nkabifata sinzi niba ari ishuri rizabaho ryo kubyigisha ibi bintu nyine ariko byakunda uretse byakunda ko ubinyigisha nkabifata imana yamaye mbona naho nitubisangiye ntabwo wabisangiza abandi oya siyo mpamvu bizana kugira ngo kubinyigisha kuba wabinyigisha kuba wabinyigisha ikibazo nge mfite mbese wowe witwa nde bundi kugira ngo tuganire Nsabimana Manuel Nsabimana Emmanuel iryo riza kubera ko ari impano imana yamaye ariko wenda utarambaza reka mvuge ziramfasha nyigisho imana yamaye kugira ngo twinjiranemo neza ntacyo wazumvise imana yamaye imfasha nyigisho ziza mwerekwa ikagenda inyigisha akantu ko umwana yigishwa noneho kamwe gahita kajya mu mutwe kandi gutyo imana igeza ku mfasha nyigisho 19 zose kazivuge rero iya mbere ni urukundo umuntu uri ku isi uhumeka wese agomba kugendera muri aya mategeko y'imana yamaye fashisho ya mbere ni urukundo kandi imana nayo ni urukundo imana ni urukundo iya kabiri ubundi gato wihangana tugendane imana urayemera ariko ndayemera yego ikimenyetso cya mbere nyemera imaze kuri mu muntu amumeke umwuka wayo kwereka ko imana ari urukundo umuntu atavugaga ahita avuga njyewe mbona ibi nabyo bishobora kuvamo impano nabyo bifatamo nk'impano imana yaguhaye noneho komeza imfashanyigisho ya kabiri ni ukwihangana izi rero impamvu imana zitondetse gutya niko yabonye abantu batazigenderamo neza bagata bagasanga bari mu mico itari myiza iya kabiri ni ukwihangana iya gatatu ni uguca bugufi iya kane ni ukubabarira iya gatanu ni ibanga iya gatandatu ni ukurinda guhubuka iya karindwi ni ukutabangama iya munani ni ukubariza gahunda iya cyenda ni ukugira ukuri iya 10 ni ukutajagaraza abandi cyangwa wabuze ituze
iya 11 ni ukudahoza ku nkeke, iya 12 ni ukutabeshya cyangwa ubeshyira abandi, iya 13 ni ukutajya impaka zaguteza ibibazo, iya 14 ni ukwifatira ibyemezo, wafatira ibyemezo abandi kwibuka kubabarira. none pa naga ndasoza. okay. iya 15 ni ukwikundira no kwishimira, iya 16 ni ukutihibya abandi, kutihibya abandi, havamo kubujura, iya 17 ni ukutarenganya ukarenganura, iya 18 ni ugutanga umwanya bakakunenga, iya 19 no kwinjira mu byanwa mu bibazo udateje ibindi, iya 20 umuzi w'icyaha unangira umutima ugatuma amatwi atumva. Murakoze. uretse gato ngiye ndashaka kugira ngo mubaze kuko ibintu byose avuze ngiye nabifashe nk'ukuri, ariko nubwo ari ukuri ibi binavuze abantu benshi muri iki gihe barabibuze, ntabyo bafite. Nicyo kibazo, niyo mpamvu Imana yambwiye ngo ugende ubyigishe. ibyo ngibyo ufite ibyo avuze ntago ngewe nabasha kubisubiramo. Yes, ari urukundo ntabwo nkibona nk'uko abantu benshi bari barufite mu bihe byahashize. Yego. Ari ukutabangamira abantu benshi barabangamirana. Yego. Ibi navuze 100% ni ukuri ngiye nabyo. Noneho Imana yanyeretse ikintu gitangaje. Imana yanyeretse umuntu mico y'umuntu, niyo nshaka kubwira nihuse, ndasa nkaho ngende ngutonganya mu mico yawe, wenda usangiye n'abandi, wihangane ngutonganye muri ubwo buryo. Oya ntuntonganye. Oya nukugutonganya. Ko ntinya umuntu ntonganye. Urambabarira, ubwo ni turi gukina nka sa nkutonganye uyu nguyu. Eka mutonganye. Ngiye ntonganye nta kibazo. Ngiye ntonganye nta kibazo. Mubaze ikibazo cyane. Ntacyo. Ngiye ntonganye. Ngutonganye mu mico yawe. Nta kibazo. Mu mico yawe ngo umuntu urihangana ngutonganye ntacyo, ibyo ufata nk'ukuri ubyumve, ibyo utafata nk'ukuri ubyihanganiriye. Yego nta kibazo. Ariko ni mu buryo bwo gutonganya. Yego. Imico yawe ngo umuntu kubangamira ukunda guhora utuje, ariko wanga umuntu kubangamira ukunda guhora utuje, kukunda amakuru kangana akarengane. Ariko wowe wanga umuntu uwo bangamira abandi, ukunda amakuru ukavuga inkuru utahagazeho kandi utari n'umunyamakuru, nta n'ikarita igaragaza ko umunyamakuru. Ubwo uri iki muri aho ngaho? Uri paparazi. Mu mico yawe wanga umuntu kurenganya, ariko urenganya abandi. Ese kurenganya abandi aburenganya bo ni bafite umubiri? Mu mico yawe wanga ukunda umuntu utakwicira gahunda, ukunda kuba ahantu heza, ukunda isuku, ukunda kuba mu buzima bwiza, ubuzima bwowe bujura bwacya ko n'ubukunda. Ariko wowe muri umuna wawe rambara ipantaro imwe akambara inkweto imwe, handi wowe ufite imiguru 10 ntago wafasha muri umuna wawe. Mico yawe ukunda isuku, kuba ahantu heza, ariko iyo suku y'umukozi umukoresheje ntago umuhembera ku gihe. Imico yawe wanga umuntu gutesha umutwe ukuntu ugira ukuri, ariko ukimukoresha nta kuri bagira, wahise umukugarira ushyira funga kumba k'umutima, kugira ngo wowe ubwawe were kwizera umuntu wese utazi kuko benshi baguhemukiye, uri kubona abantu bose ukabonamo kimwe. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nutoya nuzabarirwa wanze mwene se n'umwicanyi, kuki utababarira? Ngo basi ugire ukuri mu gace utuye ubura umunyakuri. Imico yawe wanga umuntu kujagaraza gushakamo inyungu, we na nyungu mubona muri amusuperima, nuzi kurwaza cyangwa ngo wibwirize ufashe umuntu, ahubwo wowe uragira ngo umuntu wese umuboneho inyungu, ariko wowe ubwawe nta nyungu nta kikuvaho. Kuki wowe ubwawe utatuza ngo wowe ubwawe ugire icyo uremera umuntu cyangwa se ufashe umuntu utiriwe gusaba? Nuzi ko ugomba kwihangana ugaca bugufi, kuko abakiriya n'ubundi utabahamagaye ari Imana ibazana. Imico yawe umuntu goza kunyeke ushaka umuntu kujyana gake nagushyiraho poresha. Kuki wowe utabasha gufasha umuntu ngo umuhe serivisi iboneye kandi isaha mwanyubahirize, kuki umutambutseho n'abandi? None nka yakubwiye ati wambabariye, uramubwira ngo imbabazi wa kwa muganga. Ese imbabazi wa kwa muganga cyangwa imbabazi ba muri wowe? Yakubwiye ngo kora umugisha, ngo umugisha wari waze. Ese umugisha hari umuntu waga umugisha? Yego dukomeze. Mu mico yawe wanga umuntu ukubeshya n'umuntu ukubeshyira, ariko wowe urabeshya ukanabeshyira abandi kandi ubigize intego, buri gihe cyose ubikora bikunze. Imico yawe umuntu gwatiza ikintu byangwa akikumvishe neza utazagikura impaka, nujye uva kwizima, nubanze gutanga umwanya ngo abantu bakwisanzureho, aho gushaka kubaca mu ijambo utarangije kumva ibyo bashaka kuvuga. Imico yawe umuntu wanga umuntu gufata ibyemezo n'imyanzuro no kwifatira ibyemezo, ariko ifatira ibyemezo abandi ukagira nawe uturufunguzo, uba wumva wowe kumva ko wowe ubwawe wowe hejuru n'Imana ihari. Imico yawe kuzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nutoya nuzabarirwa. Imico urikundira ukanishimira, ariko urakundira abandi ukanabashimira. Ntureka wowe ngo bikunde banishimire. Imana yarabishyize muri bo nk'uko nawe gushyizemo. Imico yawe umuntu uzaki ibyawe, kuki wowe utayibwiriza ngo ufashe imiryango yawe, niwe wubatse etaje cyangwa ubatse inzu ya kadasiteri, ugenda uzamure papa umwubakire nawe atere neza nk'uko nawe yarazi ko nakubyara ari cyo uzamumara. Kuki utagira icyo umarira? Kuki utazamura igihugu cyawe ngo ukizanire umuhanda, kizabire umuriro cyangwa ugifashe?